uyu munsi Imana igiye kwinjira mu kibazo cyawe. Imana igiye kwinjira mu kibazo cyawe, kandi Imana irakora ibikomeye kandi birenze cyane. Haleluya. Reka mutangarize ngo uyu munsi umufilisitiya wakurwanyaga uyu munsi ararwa rwose kubwo kumva rino jambo. Dufite ibimenyetso, muririmbyi ararimbye aravuga ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ngo birakansa. Tuvuga Imana twabonye abantu bakira za diabete, tuvuga Imana natwe ubwacu yaratugezeho ikatugirira neza. Niba ari uburwayi wari ufite uyu munsi bugomba gushyirwa iherezo. Niba ari ubushomeri wari ufite uyu munsi bugomba gushyirwa iherezo. Ndagutangariza yuko Imana yera, ndagutangariza yuko Imana twasenze, ndagutangariza yuko Imana twabonye uyu munsi iraza kugera ku kibazo cyawe kandi irakora ibikomeye. Ndangarize ngo Imana yacu iracyahari. Ese ufite ikibazo cy'amadeni ku buzima bwawe? Ese wabuze uburyo wayishyura? Reka ngutangarize ngo Imana iracyishyura amadeni. Haleluya. Imana irakubwiye ngo umwenda w'amadeni irawishyura. Nuko niko biri. Haleluya, haleluya. Reka ngutangarize ngo umwenda w'amadeni Imana irawishyurira. Wiyakurokoye urupfu rukomeye gutyo, Imana izakomeza kukurokora. Iyandokoye urupfu rukomeye gutyo, Imana izakomeza kundokora. Nabwiwe aya magambo ndimo nsenga. Imana irambwira ngo mubwire ngo iyakurokoye urupfu rukomeye ngo n'ubundi izakomeza kukurokora. Irambwira ngo mubwire ngo iyakurokoye bwa burwayi bwari bukomeye. Ndabona umubyeyi wabyaye urimo konsa umwana. Umubyeyi wabyaye urimo konsa umwana, uri mureba iyi video, ariko mu kiziba cy'indamo hasi haramurya. Ariko ngo uri Imana ivuganye nawe ngo uzamutabara ngo kandi uzamurengera. Iyo nda harimo kumurya ngo haraza gucira. Haleluya. Uri Imana igira neza kandi uri Imana yitamu. Neza y'Imana ibaye nawe kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Umunsi ntago ndi nyine kandi ndi kumwe n'Umuremyi TV hamwe na Nzaramya TV. Mwese rero twese turabasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana. Mugubwe neza mu bice bimuhereremo byose, hafi na kure ukaba utwumva, aho wicaye hose ukaba utwumva. Kavuga ngo ineza y'Imana ibana nawe kandi umugisha w'Imana ukome. Kandi turagushimiye wowe wakoze subscribe. Mbona no kubwira abantu batarakora subscribe mubwira ngo uyu ni umwanya Imana duhaye kugira ngo mukore subscribe. Ni inkunga ikomeye kandi n'inyungu kuri mwebwe uko bibafasha kugira ngo umunsi turadushyira ikiganiro mujye muba abambaye kugikurikirana cyangwa se kukibona. Imana rero ibaho umugisha kandi Imana yivange mu byanyu byose. Ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana ihamagaye muri iki gihe kitoroshye ariko kandi kitanagoye cyane, uko byose biterwa nuko wizera Imana, bigaterwa nuko ufata Imana. Birakomera bitewe nawe, bikura bitewe nawe. Ngize umugisha. Uraho neza? Turaho neza nepo. Amakuru tumeze neza turashima. Narivuga ngo ni igihe kitoroshye, ariko nongera ndavuga nti ishobora no kugora bitewe na nyiracyo n'ubwo yacyitwaye. Oya, turabizi neza yuko turi mu bihe bitoroshye kandi turi mu bihe byo gusenga. Nubwo abantu wenda bashobora kugira ngo wenda ni ibintu biri aho bisanzwe, ariko ahubwo iki gihe nicyo kugira ngo twambare intwaro dusenge kuko turi mu bihe bidasanzwe. Umwuka wera ashyiriyeho iki? Umwuka wera ashyiriyeho iki? Umwuka wera ashyiriweho iki? Nyine ukumva umwuka wera niwe udushoboza, urukumva kugira ngo dushoboze gusenga kuko turi mu bihe bitoroshye. Haryo wenda ushobora kumva ngo turi mu bihe bidasanzwe, hariho abantu wenda bashobora kumva yuko baba bari mu bihe biri aho nyine, ariko ahubwo ni igihe cyo kwambara intwaro, urukumva z'umwuka tugakomera. Umeze neza ariko amakuru yameze neza. Ntwase ntubireba nepo. Nta kibazo rwose, ndimo ndashima Imana.
nta kibazo kabisa. uko biri kose uko biri kose ndashima Imana cyane. Kandi n'ejo bundi hari akantu tugeze mu minsi ya kera cyangwa se kera nigeze nkubwira, ndabubwira ubundi ikintu gihe cya mbere kijya kinezeza cyane ni ukubona ubuzima bwanjye n'umuhumeka umukabazima. Ubundi nicyo gikorwa nyamukuru cyane. Buriya uramutse ugiye ukareba mu bitaro bitandukanye uburyo abantu barimo guhumeka isigane, barimo kugura imyuka ku byuma, abandi bari muri moroge ndetse abandi bari mu marimba mbese bagiye gushyingura. Rero uyo twebwe tubonye dufite uyu mwuka tugihumeka umukabazima, nicyo gishoro cyo kubaho, rero nicyo gisoro cy'ubuzima. iyo tujyanye dusinziriye gukanda ahubwo ngo cyangwa se ngo tugenda mu mihanda ngo turindwa n'imbabazi zayo. Haleluya. Rero imbabazi z'Imana nizo ziturinda. Tubwiye n'abadukurikiye wenda nari natangira wenda buriya abantu badukurikiye babanze bakire yuko barinzwe n'imbabazi z'Imana. Amen. Nta butunzi, nta mafaranga. Ese ubu ni igiki watanga kugira ngo Imana ikurinde? Iki watanze gahaje umuririmbyi yaririmbye ngo aho tunyurirwa bigezaho menya kwa rubu nuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima iyo Mana nikiwe. Datuma afashwa cyane. Yes, rero nta kintu na kimwe, nta kagero na kamwe ushobora gutanga imbere y'Imana kugira ngo ugire ubuzima. Ni imbaraga z'Imana. Yego, tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi nzaramya Imana. Tuguhe ikaze kandi ugubwe neza. Aha ni mu rugo, aha ni mu muryango cyane. Ntugire ikibazo urisanga. Tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu. Bana bakunzi bose bacu, ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro kandi tugisoza. Nzaramye ka twikomereze. Uri umuhanuzi w'Imana, n'utagiye bivuga yuko uri umuhanuzi. Oya ujyo ni wenda bizi. Umuhanuzi. Ariko kandi abahanuzi ndashaka kubaza utuntu tuke ku kintu cy'ijambo bita umuhanuzi. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza ku muhanuzi, niki umuhanuzi, ni akahe kamaro umuhanuzi afitiye sosiyete atuyemo cyangwa se igihugu atuyemo? Akamaro k'umuhanuzi kuri sosiyete, ku gihugu ni akahe? Urakoze cyane. Buriya umuhanuzi abasha kuturebera, uri kumva, aho twebwe tutareba. Uri kumva urugero, genda wishyemo tubasha kubareba mutareba. Yes, uko niko kuri, sibyo? Wenda example twareba nka Mose, sibyo? Mose yari umuhanuzi nawe. Mose se ntubizi? Uri kumva, urabona ko Mose nubwo yagendanaga na buriya bwoko bwa Isiraheli, ni buriya bwoko bwa Isiraheli bwaba burangajwe imbere na Mose. Uri kumva, kuko wibuka neza yuko hari ahantu byabacangaga bikabacanga bakabaza Mose bakavuga ati Mose, niki iyo Mana yawe irimo kukubwira bimeze bite? Byumvikanye. Ikintu cya mbere tubwiye, akamaro ka mbere tubwiye ko ari atumenyera ibyo tutareba. Icya kabiri, icya kabiri rero nanone, sibyo? Icya kabiri buriya umuhanuzi ushobora kuba ufite ikibazo. Ushobora kuba ufite ikibazo. Turi ku gihugu na sosiyete, ntago ndi umuntu personnel. Unyumve neza. Ikibazo nakubajije kukitiranye, nakubajije ngo umuhanuzi amariye iki sosiyete cyangwa se igihugu abarizwamo? Ni akahe kamaro k'umuhanuzi? Ntago nakubajije k'umuhanuzi kuri njyewe, sosiyete abayemo cyangwa se igihugu arimo. Ibintu bibiri bijya gusa, ariko ni akahe kamaro k'umuhanuzi aho ngaho? Igihugu arimo. Naye nakubwiye ngo, sibyo? Iyo umuhanuzi arimo neza, ari umuhanuzi wahamagawe n'Imana, sibyo? bajya guterwa hari ikintu yabonye. Yego, uribuka amenya ibihishwe mu magambo make. Amenya ibihishwe. Umuhanuzi amariye iki sosiyete cyangwa se igihugu abarizwamo?
sosiyete cyangwa se igihugu abarizwamo. yego nakubwiye ngo iyo agiye guterwa cyangwa se bagiye gutera igihugu, umuhanuzi nyawe abasha kubibona mbere yuko ibyo bintu biza. Mbese abasha kwerekwa, abasha kubona mbere yuko biza. Wibuke nabwo ngo wibuke Gehazi. Yego, wibuke Gehazi kuko wowe wenda ni urugero nepo, wenda ni urugero ngewe ngiye guca muri ya muhanda wa Nyabugogo, sibyo? Kandi mu by'ukuri hariya Nyabugogo hari ingabo nyinshi ziri hariya Nyabugogo, sibyo? yego Noneho ngewe ufite amaso y'umwuka ndabona yuko Nyabugogo nta ngabo zihari, ariko uyu ufite amaso y'umubiri uba urimo kubona yuko Nyabugogo hafashwe, ubona yuko harimo ingabo rwose, ubona yuko hari intambara ikomeye cyane. Ariko mu rundi ruhande iyo ufite amaso y'umubiri urareba Nyabugogo ukabona ntibisanzwe. Yego, turimo turagendana. Ariko iyo ufite amaso y'umwuka wera, Nyabugogo ubona yuko nta ntambara ihari, nta n'ingabo zihari. Watambuka ugahita utinyura ba bandi barafite amaso y'umubiri, ukabwira ati tugende, yuko ngenda abona yuko Nyabugogo nta ntambara ihari. Ariko abandi mu by'ukuri barabwira ati se icyo gihugu uko mwakibonye murakibona gute? Yego, ati igihugu ko twakibonye ni igihugu kirimo amata n'ubuki. Yego, atari ko abagabo baho barimo ni abagabo barebare pe, baresha n'inzige pe. Ariko twebwe twarebye tubona tugira gute? Turesha n'iki? N'inzige kuri bo. Yego, ariko ikintu cyabayeho, yego, abagabo babiri muri bo, yego, baravuze ati twebwe twitegereje tukareba. Yego, aho uri kujya muri busubize icyo nakwajije. ndakigusubiza ngiye ikintu nashaka kugusubiza ni kimwe, sibyo? Nuko iyo uri mu mwuka w'Imana, icyo ugomba kumarira abandi nuko ugomba guhamya icyo wabonye, kandi ukagihamya ushingiye ku mbaraga z'Imana. Ari kirimo guhamya icyo wabonye bimara iki sosiyete, bimara iki gihugu? Guhamya ibyo wabonye, ibyo biratumara iki? Biratwungura iki? nicyo nshaka gusubiza. Uretse gatumanze guhamya ibyo wabonye n'ibyo weretse tutazi wowe wabyerekewe, twe biratwungura iki? Icyo bimariye igihugu, icyo bimariye igihugu byatumara iki nyine? Nakubwiye ngo uru Rwanda uko rungana urimo urarubona. Uretse gato, uru Rwanda uko rungana urimo urarubona. Sibyo? Gutanze urugero ku gihugu cy'u Rwanda. Yego, nta kibazo kuko nanjye nyiriho. Sibyo? Uru Rwanda uko rugoswe gucya urimo urarubona. Umuhanuzi ni iki amariye igihugu? Sibyo? Ni ukuvuga ngo niba u Rwanda rugiye guterwa, sibyo, mu maso y'umubiri ushobora kubona ko rugiye guterwa, uri kumva? Ariko mu maso y'umwuka umuhanuzi ashobora kubona yuko niba narutera batari rwa rutsinde cyangwa se batari rwa rugereho ngo barutsinde. Nicyo kintu umuhanuzi amariye igihugu. Ubibona se? Yes, yabibonye nyine. Yego. None se amarisha igihugu yabibonye se abikoresheje iki? Kubibona ni kimwe, uri kumva yuko igihugu kitari butsindwe, sibyo? Arajya kurwana itonde. Iyo wabibonye, kandi ubundi buryo bw'ubuhanuzi twebwe ntabwo turwanisha umubiri, ahubwo turwanisha imbaraga y'Imana. Imbaraga y'Imana rero, wibuke Eliya yahagaritse imvura, ayihagarika imyaka 3. Ubu mwayihagarika namwe? Itonde, yayihagaritse imyaka 3. Arangije kuyihagarika
uzi ko byagenze. Eliya nanone niwe wongeye apfundura igipfunsi arongera arekura yamburira. Mu yandi magambo umuhanuzi ashobora gutegeka bitewe n'icyo yabonye, ariko no kugira gute no kuba yakongera agasubizaho icyo yategetse birashoboka. Ibyo byose biri mu mbaraga z'ubuhanuzi. Bitewe n'iki Imana aho biva bikagera atari byo kuvangavanga muri no minsi, Imana yemera umuhanuzi yuko abaho, yemera ko hamwe ariko ntumukoresha ingano zayo. Twemene icyo kiyi erega aho kugira ngo mutumarira mu gice mu mare ka tuvugisha ukuri aho kugira ngo mu gice mu marira igihugu cyangwa sosiyete murimo aho mu guteza ikibazo. Reka bikuvuga gutyo abahanuzi aho kugira ngo bagire icyo bamarira igihugu cyangwa sosiyete bari kwiteza ikibazo. Urabyemera? Ariko reka manze nkubase igihe mvugo uzabyemera se? Ndemo ndabyemera. Urabyemera? Uretse kugira ibisobanuro. Uretse gato. Yese kugira ibisobanuro. Ibyo mvuze urabyemera? Kubyemera no kubihakana harimo akantu. Nyine mbyemera icyo urabyemera cyane. Uretse gato manze nkubwire impamvu harimo akantu. Oya kuko tindabyemera cyangwa simbyemera se ikintu kimwe. Umva nkubwire, yewe ntabwo nabyemera ko umukobwa abumwe agatukisha bose. Uzi impamvu mbivuze? Haracyari umuhanuzi ukiriho kandi ugihanura by'ukuri. Uri kumva? Haracyahari. Uri kumva? Kuko no muri Bibiliya bizi ko ari ahantu handitse ngo Imana yishikarije 700 bitari byapfukamira Bayali. Yego rero n'abahanuzi uri kumva hari abantu binjiyemo mu by'ukuri bashatse gutukisha izina ry'Imana. Uri kumva? Ariko mu by'ukuri atari abahanuzi. Ayumvishe. Yego ndi kubyumva. Turashaka kubyemera. None si ikibazo kimwe nyakubahwa muhanuzi. Iyo murebye mu bantu batukisha izina ry'Imana sijya ko nyenemera ko ritatuko ritanaseba. Umuntu ni ugutumwa ku giti cye. Mubona mutabifitemo uruhare. Reka nkubwire, nta ruhare twebwe tubifitemo, ahubwo abatukisha izina ry'Imana nibo barifitemo uruhare. None cya kabiri n'ikibazo cyawe cya kabiri biramvuga nabo iyo murebye misiyoni abahanuzi kandi ngiye ko nanone igiye kubahanuzi wenda kumenya uko biragoranye. Ubutumwa Imana yabahaye mu butaka uko bikwiriye. Uretse gato manze ngusubize, hariho abutanga uko bikwiriye ariko hariho nabo butanga kubw'indamo. Thank you. Naho nashaka kugira cyane. Umuhanuzi agomba kwitwara gute kugira ngo agirire umumaro noneho igihugu cyangwa sosiyete? Naho ngo nashaka. Umva nkubwire rero, nujya gutanga ubutumwa uri kumva ukabutanga yuko hari ikindi kintu ushingiyeho, sibyo? Ukabutanga yuko hari ikindi kintu ushingiyeho cyangwa se hari ikindi kintu ugamije kubona cyangwa se hari ikindi kintu ugamije kwakira, ubwo ntago azaba ari ubutumwa bw'Imana. Ubwo butumwa ntago azaba ari ubutumwa bw'Imana. Uri kumva? Kuko ibyo ni ibyahano. Yavuze ngo hari igihe ngo kizagera ngo muzumva barimo kuvuga ngo mwami ngo mukumarimo gukora ibitangaza, mukumarimo gukora ibintu bikomeye cyane. Aho ngaho ngo nimuzajye ahubwo muzashishoze, mushishoze mubanze mumenye ese bimeze biti. Kandi murabizi neza yuko muri iyi minsi nibyo bintu byeze. Reka tugushime tuvuge ngo Imana y'amahoro ni umugisha kandi imbaraga n'amavuta biguhoreho. Ariko kimwe cyo twabona cye nuko abahanuzi ikibazo mufite muri gutanga muri kugabura ibiryo abo mutakagombye kubigaburira. Sinzi nimba tubyemeranya. Cyo ni cyambere muri kugaburira ibiryo aho mutagombye kubigaburira. Icya kabiri muri kugaburira ibiryo kwiremba umwaka bigaburira abantu muri saro. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu muri kugabura ibiryo bo mutakagombye kubiha. Abantu ntabwo ngiye nemeranya nawe. Sinemeranya nawe. Nakubwiye ngo mu bahanuzi bariho uri kumva hari uw'Imana yishigarije kandi uhanura iby'ukuri ndetse unakora neza. Uri kumva? Bariho uri kumva? Hariho n'ubu ngubu turahari. Nanjye reka nihereho ndahari ngomba kubamo kuko ngewe ngomba guhanura iby'ukuri. Kandi nabo bahanuzi bahanura ibinyoma
abo ngabo nabo turabasenya mu izina rya Yesu, turabasenya kandi turabasenyesha imbaraga y'Imana. urugero nshatse kuvuga ni urunguru kuza ukampanura ko mu gihugu cy'u Rwanda, reka ntange ku gihugu cy'u Rwanda, reka ntange mu kindi gihugu, reka mititanga kuza ukampanura ko mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kuba intambara, njyewe sindi umusirikare, sindi minisiteri, biramara iki njyewe? Reka ngutangariza aka kantu wenda nkavuge n'abanyarwanda babyumva. Buriya iyo uri mu gihugu haramutse ikintu gihungabanya igihugu ukirimo, nawe ubwawe wabigiraho ingaruka. Haramutse intambara itera igihugu kandi byitwa yuko uri umuhanuzi ukirimo, wabigiramo ingaruka. Ati kubera iki? Abana bawe barimo, umuryango wawe urimo, famiye yawe irimo. Hagati aho ngaho niba bibaye ngombwa Imana ikaguha ihishurirwa yuko igihugu kigiye kubamo intambara, ikintu ugomba gukora ikimuhanuzi, ntabwo mbizi amasengesho wenda ushobora kuba bafata, ariko ushobora kujya imbere y'Imana ukavuga ati Imana, nshingiye ku byo mbonye ndakwinginze kugira ngo uhindure iyi dosiye, nurangiza ukora igikomeye iyi ntambara ihagarare. Ntabwo ushobora kwiruka ujya gutangaza ngo intambara irabaye, ahubwo wowe ugomba kujya gusenga ukavuga ati umva, nasenze ibyo nari nabonye ibi ngibi, ariko Imana yagize gute? Yabikuyeho. Ukaza ukavuga ati nasenze nabonye ibi ngibi, bituma ari iki? Umva nkubwire, wowe ubwawe aho yabuguhaye wowe ubwawe wagenda ukiherera ugasenga Imana ikabikuraho. Yego. None kukimuza kubitanga bitagombye gutangirwa? Umva nkubwire Nepo, hari ikintu ubona, uri kumva, ubona aho kugira ngo ujye gukura imitima y'abantu. Nose reka manze nkubaza, sari byinshi twebwe tubwirwa kandi muza kubitangaza mukadukura umutima. Uretse gato abo kumbwira ko agiye gutera inzara biramarira iki? Abo bantu ntago ari njyewe, ntago ari njye Nepo, banze ubyumve neza. Njyewe icyo nabona, uri kumva, icyo nabona ntago ngomba kuza kugitangaza ahangaha kuri kamera ngo intambara irateye, uri kumva. Ahubwo icyo ngomba gukora, ngomba kujya ku kari cyase ku kageze, ngahamagara Imana, nkavuga n'Uwiteka, nshingiye iyi ntambara igomba guhagarara mwibanga, ariko giye tutabizi mwibanga, uri kumva. Warondeye ntagira guca, nkavuga n'Uwiteka bihagarare, kuko n'ubu n'Imana iba yabinyeretse. kandi mushaka yuko muhanura ikintu, nimba umpanure ngo runaka wenda ngo agiye gupfa, kuko mbona bwo buhanuzi buteye muri no minsi, ariko uretse ndinda gato ubwo buhanuzi bwanyu buteye, mushaka yuko apfa kugira ngo mwemerwe ko mwabihanuye, mukaza bwati nibira n'ingero wabihanuye. Uretse manze nimba mwana runaka buriya wenda hari ikintu njya nshimira abahanuzi, hariho abahanuzi b'ubwenge kandi bagahanuza n'uburyo rwose umwuka yabategetse, uri kumva. Bibaye ngombwa ko iyo message uyitanga, hari uburyo umwuka wera ashobora kuba yayiguha ukayitanga. Yego, ukaza wenda nawe ukavuga ati hari umuntu wenda ko hari abantu muri kino gihugu zibagiye bahanura impfu z'abantu kandi bakaza bakabicisha mu marenga, kandi ugasanga nyuma yaho icyo kintu kirabaye, ariko barabicishije mu marenga. Ariko ni ikosa ryo kuza kuvuga ngo Nepo arapfuye. Ibyo bintu ni ikosa, ni ikosa. Rero reka mbabwire ngo ibyayi by'abana mu bifurire mu gikari, mureke kubifurira muri sa. Ni ikosa, ni ikosa. Yewe reka mbagira inama, nimba ibyo bintu ubonye ko ukavuga ati mbonye mu Rwanda haba intambara, jya kuri Minadefa wabwiye uti nyamara nka Elisa, njye wabwiye uti nyamara mbonye ni urugero Kongo ishaka gutera, mugende mushyire abasirikare hano, muzakomera kuri umuhanuzi, kuko abijyanye aho bigomba kugira cyane, kuko kuza kubitubwira twebwe ntago tubishinzwe, bishyiraho bishinzwe. Kuko impamvu arega ni ugukura imitima. Yosefu yabonye ko barosize bamwe ati mu gihugu tuhagiye gutera inzara, abwira ati muhunike. Yes. Umuhanuzi nzamushaka ati yagiye kugira ministeri ati muhunike, ariko mwishaka kuduha ibyo tukagenera. Imana igumugisha
reka tuguhe usenge Imana ukomeze icyizere by'umwuka cyiza ku mutima wawe. reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mana nyiringabo, Imana ifite imbaraga, mukuru w'amahanga ndetse data wa twese, byiringiro byacu, uri data wa twese kandi uri ibyiringiro by'abera. Haleluya. Abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni, turi imbere yawe, turi imbere yawe kandi uri ibyiringiro by'abera. Nemezanye n'umutima wanjye ko ukomeye, nemezanye n'umutima wanjye ko ushoboye. Haleluya. Rero Uwiteka nyiringabo Imana, hari ijambo ryawe ngiye gutambutsa ndetse n'ubuhanuzi, ndakwinginze kugira ngo ushyigikire nkozi ikara ryaka ku munwa, kuko uri Imana y'imbaraga kandi ukaba ugira neza. Haleluya. Ndakwizera. Haleluya. Ndabizi neza ko ushoboye. Haleluya. Akanya ngiye gutambutsa ubuhanuzi kandi Uwiteka, ndakwinginze kugira ngo ushyigikire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabizi neza ko ugiye gukora ibikomeye kandi birenze. Icyubahiro cyawe gikomeze gushyirwa hejuru, ni mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu. Ndashima Imana yuko Imana yongeye kunteza intambwe nkaba ndi hano imbere yanyu. Kuba imbere yanyu ni iby'igiciro, kuba imbere yanyu ni ibintu bikomeye cyane, kuko muri abantu benshi cyane kandi muri abantu b'abagabo ndetse muri abantu b'agaciro rwose. Tujya tubibona kenshi na kenshi muri komenti, mukandika mukavuga ati gutya na gutya rwose, komeza, courage. Ibyo byose turabikunda iyo mutubwira ati amavuta, ibyo byose biratunezeza kandi bikadushimisha kandi tukanezererwa. Ndashima Imana rero kubwo ikomeje kubarinda, nanjye ikabikomeje kundinda. Ibyo byose Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutize umusaraba, ndagira ngo utangarize ngo amagambo y'ihumure nkuzaniye. Nkuzaniye amagambo y'ihumure muri uku kwezi kwa 12. Ku kwezi kwa 12 kutari kwarangira, Imana igutunguza igitangaza. Ku kwezi kwa 12 kutari kwarangira, Imana ikureho ibitego by'umwanzi ku buzima bwawe. Haleluya. Birashoboka yuko wari umaranye agahinda, birashoboka ko wari ufite agahinda n'umubabaro, ariko ndagira ngo utangarize ngo Imana iracyakora kandi Imana iracyafite imbaraga kandi Imana iracyafite impuhwe n'ibambe. Haleluya. Birashoboka ko wahuye n'agahinda ndetse n'umubabaro, ukabura uwagutabara ndetse ukabura n'uwakurengera, ariko turacyafite Imana itabara kandi turacyafite Imana igira neza. Haleluya. Imana ishimwe. Nkuzaniye amagambo y'ubutabazi kandi ku buzima bwawe agomba kukugeraho, akagukura ahantu wari wicaye akakugeza ahandi hantu. Haleluya. Imana igutunguza igitangaza muri uku kwezi kwa 12. Haleluya, haleluya. Numva afashijwe n'ukuri. Hari natangira numva afashijwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina rya Yesu. Amazina yanjye nayababwiye, ni Nzaramyimana Pierre. Ni Nzaramyimana Pierre, ndubatse, ndi umugabo. Mfite abana 2 ndetse n'umudamu. Rwose Imana yatugiriye neza. Turi hano mu murwa wa Kigali, natwe niko twabira ngo duti hano mu murwa wa Kigali. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto. Numva ari ryo nshaka kugira ngo nangirireho tuganire mu izina rya Yesu, kandi ndabizi neza ko Imana irakora ibirenze. Haleluya. Kadusome mu Bakorinto, ba kabiri, igice cyaho cya mbere. Tusome mu Bakorinto ba igice cyaho cya mbere,
igice cya mbere umurongo wawo wa 10. Korino wa kabiri igice cya mbere igice cya mbere umurongo wawo wa 10. Mana ishimwe, haleluya. Ngo yaturokoye urupfu rukomeye, iyaturokoye urupfu rukomeye, nanone iracyaturokora, yuko izakomeza kuturokora, yuko izakomeza kuturokora. Haleluya, haleluya. Amen. Yakurokoye urupfu rukomeye gutyo, Imana izakomeza kukurokora. Iyandokoye urupfu rukomeye gutyo, Imana izakomeza kundokora. Nabwiwe aya magambo ndimo nsenga, Imana irambwira ngo mubwire ngo iyakurokoye urupfu rukomeye, ngo n'ubundi izakomeza kukurokora. Irambwira ngo mubwire ngo yakurokoye bwa burwayi bwari bukomeye, ngo n'ubundi irongere kurokore n'ubwo burwayi. Haleluya. Ngo yakurokoye cya kibazo wari ufite, ngo n'ubundi irongera ikurokore. Haleluya. Zene kutala binifo, Imana yacu irongera ikurokore, irongera igukure mu magana ageze kuri ubwo kibazo cy'uburwayi cyawe, kiraza gukira mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Yo, haleluya. Nigeze nsoma ijambo rirambwira ngo bimenyekane nk'uko byamenyekanye hehe Iyopa. Haleluya. Ngo Tabita yarazutse biramenyekana Iyopa. Uyu munsi kubwira ijambo ndetse no kubw'ubuhanuzi bimenyekane yuko wabonye iri jambo, bimenyekane yuko wumvishe buno butumwa mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Niba ari ikibazo cya kanseri, Imana iri hejuru y'ibyo byose. Niba ari ikibazo cy'uburwayi, Imana iri hejuru y'ibyo byose. Niba ari ikibazo cy'ubushomeri, Imana iri hejuru y'ibyo byose. Nta kintu kijya kinanira Imana bitewe yuko byose byashyizweho. Mana ishimwe. Numva ndimo gufashwa, haleluya, haleluya, haleluya. Mana yaratubwiye ngo twahawe intwaro, haleluya, haleluya, ngo twahawe ubutwari ngo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Haleluya. Ibintu bikurwanya ku buzima bwawe, ndakwinginze kugira ngo ubihe iherezo. Ibintu bikuremereye ku buzima bwawe, ndakubwiye kugira ngo ubihe iherezo. Iki gihe nicyo cyiherezo, kubishyiraho iherezo. Birashoboka ko ari uburwayi wari umaranye iminsi, ariko ndagutangarize ngo uyu munsi bishyirirweho iherezo. Reka nkutangarize iki kintu, burya imvura iragwa ariko igihe kiragera igahagarara. Reka nkutangarize iki kintu, izuba ry'impeshyi rirava ariko igihe kiragera izuba reka nkubwire, izuba iyo rirashe rigira naho rirengera di. Reka nkutangariza ako kantu. Birashoboka kuba ari imvura yarimo kugwa, ariko reka nkutangarize ngo igiye guhagarara. Haleluya. Mana ishimwe. Birashoboka kuba ari ikibazo umaranye iminsi ku buzima bwawe, ariko uyu munsi kigomba gushyirwaho iherezo. Birashoboka kuba ari umugabo mwananiranye ku buzima bwawe, isaha ku isaha abarimo kuguha bise akubwira ngo hambira ngo gira gutya, ariko reka ngutangarize ngo uyu munsi Imana igiye kwinjira mu kibazo cyawe. Imana igiye kwinjira mu kibazo cyawe, kandi Imana irakora ibikomeye kandi birenze cyane. Haleluya. Reka ngutangarize ngo uyu munsi umufilisitiya wakurwanyaga, uyu munsi ararwa rwose kubwo kumva rino jambo. Dufite ibimenyetso, muririmbyi aravuga ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ngo binyemeza yuko Imana izangirira neza. Ngo arangije arongera aravuga ngo birahari we, ngo birahari. Haleluya. Mana ishimwe. Nawe urabizi ibimenyetso urabifite. Ufite ikimenyetso kirenga kimwe, kirenga bibiri, kuko Imana izakugirira neza. Birahari, birahari, birahari. Ngewe uri imbere yawe nabonye Imana ikora, nabonye Imana itambuka. Nitujya kuvuga Imana, ntabwo tuvuga Imana twabonye ahandi, twebwe ahubwo tuvuga Imana twiboneye ubwacu. Tuvuga Imana twabonye ikora ku bwacu, tuvuga Imana twabonye dusengera abantu bagakira indwara.
tuvuga imana twabonye dusengera abantu abadayimoni bagakira. Tuvuga imana twabonye abantu bakira za kansa. Tuvuga imana twabonye abantu bakira za diyabete. Tuvuga imana natwe ubwacu yaratugezeho ikatugirira neza. Niba ari uburwayi wari ufite uyu munsi bugomba gushyirwa iherezo. Niba ari ubushomeri wari ufite uyu munsi bugomba gushyirwaho iherezo. Ndagutangariza yuko imana yera, ndagutangariza yuko imana twasenze, ndagutangariza yuko imana twabonye uyu munsi iraza kugera ku kibazo cyawe kandi irakora ibikomeye. Haleluya, haleluya. Iyo nibutse umunsi umwe ndi CH kariho ndyamye, dore ko nasengurutse mu bitaro byose bikomeye, na Faisal nagezeyo, na Kanombe nagezeyo, ndetse na Masaka nagezeyo. Ibi ngibi ntago ari inkuru mbarerano, abantu benshi barabizi. Nabonye igitangaza cy'Imana, Imana inkura mu bitaro. N'ubu ngubu nkabandi mumvuga, ntago navugaga ngo mbashe kuvuga gutya, ariko ndashima Imana yuko Imana yakoze bikomeye kandi igakora ibirenze. Reka nkubwire, Imana yankuye hariya muri bya bitaro byose, nanjye nicaye imbere yayo ndakutangariza yuko ku kibazo cyawe Imana ikozeho. Byakira yuko Imana ikoze ku kibazo cyawe. Imana igikozeho rwose, kandi uzashima, uzavuga tuwiteka, nanjye mbonye gukomera kwawe, mbonye ineza yawe. Biragusaba kugira gute? Kwizera. Haleluya. Kwizera niyo nkingi ya mbere. Haleluya. Ubundi uburwayi bwa mbere nabonye mu buzima bwa mbere bubaho ni indwara yo kutizera. Iyo rero wizeye n'ibindi byose biratungana. Iyo wizeye n'ibindi byose bicamo. Biragusaba kwizera icyo kibazo ufite ukagisuzugura yuko Imana yacu dufite n'inyembaraga. Haleluya, haleluya. Amen. Nongera tumira n'ije namwe ngo Imana yacu ni Imana igira gute? Ireba hafi ndetse na kure. Imana irimo kureba hangaha, ni Imana irimo kureba aho ngaho muri Amerika, ni Imana irimo kureba Canada, ni Imana irimo kureba Australia, mbese ni Imana irebera hose icyarimwe. Haleluya. Ndashima Imana ivuga kandi Imana ikora. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ndagutangariza yuko Imana yongeye igaserukira iwawe. Ndagutangariza yuko Imana yongeye ikinjira mu rugo rwawe. Ndagutangariza yuko Imana yongeye igakora ibirenze ku buzima bwawe. Nubwo wabonaga bitoroshye, nubwo watambukaga hirya no hino ukabona nta nzira, ariko nagira ngo utangarize yuko Imana icinzira ku buzima bwawe. Tugiye gusenga, ariko mu gusenga ndakwinginze kugira ngo wizere igitangaza cy'Imana. Wizere Imana igiye gukora ibikomeye. Wizere Imana igiye kurema ibitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Twabonye Imana ikora ibikomeye. Tekutala binifolo. Twabonye Imana ikora ibikomeye. Twabonye Imana izura. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none Imana iragukorera ibikomeye mama. Uyu munsi wa none Imana iragukorera ibikomeye papa. Uyu munsi Imana yabonye iragukorera ibikomeye, irakugirira neza. Tugiye gusenga. Ese ufite intambara? Ese ufite ibibazo bikwemereye? Ese ufite ibibazo bigushinga byirwa bigushikura? Reka ngutangarize ngo Imana yacu iracyahari. Ese ufite ikibazo cy'amadeni ku buzima bwawe? Ese wabuze uburyo wayishyura? Reka ngutangarize ngo Imana iracyishyura amadeni. Haleluya. Imana irakubwiye ngo umwenda w'amadeni irawishyura. Nuko biri. Haleluya, haleluya. Reka ngutangarize ngo umwenda w'amadeni Imana irawiyishyurira. Nuko biri. Tugiye gusenga. Ndagiye nkubwira ngo wizere. Aho uri wizere. Wumve yuko Imana yacu igihari. Wumve yuko Imana yacu igikora. Wumve yuko Imana yacu igihari kandi cyumva. Haleluya. Ndabizi neza ko igiye gukora ibikomeye. Haleluya. Yo, haleluya, haleluya. Mana. Uri Imana yimuri ibihe. Oh, sinakurekura. Oh ya sinakurekura.
uri Imana, uri Imana yimura ibihe, oya sinakurekura, oya sinakurekura, oya sinakurekura. Haleluya. Imana yacu ni Imana yimura ibihe. Bishatse kuvuga iki? Imana ishobora kukwimura hamwe ikagutereka ahandi. Twasenze. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mucunguzi w'abera, uri isambu itarumba kandi uri ibyiringiro byanjye. Iyo vuse biraba, wategeka bigakomera. Ujya ubasha kwimura imisozi. Haleluya. Mana ushimwe. Haleluya. Izina ryawe riracyari izina ryawe, uracyari ndiho kandi uzahora witeka ryose. Haleluya. Nemezanya n'umutima wanjye yuko ushobora byose. Haleluya. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihimbazwe, kandi uri Imana yacu bwite, kandi uri Imana yacu turengera ku manywa na nijoro. Haleluya, haleluya. Yo Mana ushimwe. Yo numva imbaraga zawe ndetse no gukomera kwawe. Nagiye mbona gukomera kwawe, mbona n'ineza yawe. Haleluya, haleluya. Umunsi umwe wigeze ubwira Abisiraheli, urababwira ngo bakomeze bagende. Ariko nubwo ari bababwira ngo nibakomeze bagende, bararebaga ku ruhande bakabona imisozi, bareba hirya no hino bakabona imisozi irabagose, ngo barebe imbere bakabona inyanja, ngo barebe inyuma, ngo inyuma ngo bakabona ngo Farawo ngo abirukanka inyuma. Yo haleluya. Ariko ngo ijambo ryawe ngo rigakomeza rikababwira ngo nibakomeze bagende. Ngubwiye ngo n'ubu bwoko ngo urabubwiye ngo nibukomeze buhatane, ngo bukomeze bugende, ngo kuko igisubizo ngo kiri imbere, ngo hari inyanja hagiye gucikamo kabiri, ngo bakomeze bambuke, ngo baracya ahantu hameze nk'ubutaka, ngo kandi uko niko kuri ngo nikuvuganye nanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Wari ufite ikibazo ngo nakomeza agende, wari ufite amadeni ngo nakomeza agende, wari ufite uburwayi ngo nakomeza agende, ngo kuko inyanja igiye gucikamo kabiri. Haleluya. Uko nikuvuganye nanjye, urambwiye ngo nimbabwire ngo bakomeze bagende. Zene kutarabinifo, urambwiye ngo nibakomeze bagende. Mana ushimwe. Haleluya. Mana ushimwe. Urambwiye ngo nibakomeze bagende. Mana ushimwe. Ngo ndimo ndabona umubyeyi wabyaye urimo konsa umwana. Umubyeyi wabyaye urimo konsa umwana, uri mureba iyi video, ariko mu kiziba cy'indamo hasi haramurya. Ariko ngo uri Imana ivuganye nawe, ngo uzamutabara ngo kandi uzamurengera, ngo iyo nda harimo kumurya ngo haraza gucira. Haleluya. Uri Imana igira neza kandi uri Imana yitamurura ku manywa na nijoro. Mana ushimwe, Mana ushimwe. Uracyari ya Mana ivuga kandi uracyari ya Mana igitegeka, uracyari ya Mana irebera hose icyarimwe. Ngo hari udukurikiranye ngo uri muri Amerika, ngo ahora yikuba ku maso, ngo amaso ngo ni rimwe na rimwe ngo ajya kuryama, ngo amaso ngo amese ngo agatukura, rimwe na rimwe hari igihe akabyuka arimo ibirishyi by'amaraso byinusa, ibirishyi by'umweru. Ariko ngo nguwo ngo umugezeho umukoreye igitangaza. Haleluya. Ushime kandi uhabwe icyubahiro. Uracyari ya Mana igitegeka, uracyari ya Mana ikivuga, uracyari ya Mana ikirebera hose icyarimwe. Dore hari uyu nguyu nawe ubwe uri muri Canada, nawe utwaye imodoka, yashyizemo ahandi muri taburo. Yo haleluya. Yashyizemo ahandi muri taburo. Yo haleluya. Afite ikibazo cyo mu nda, hasi muri eperwa, hamwe hasi mu mwanya w'abagabo, ariko Uwiteka ni wowe ugeze ku giti, ni wowe umugezeho, ukoze ibikomeye. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndakwizeye kandi ndakwiringiye. Haleluya. Ukoze ibikomeye kandi birenze. Izina ryawe nirikomeze ryamamare. Komeza ugire neza abashakazi bawe, komeza ugire neza ababyeyi bawe. Buri mwe wese warebye iyi video, ndakwinginze kugira ngo umuhe umugisha. Buri mwe wese warebye iyi video, ndakwinginze kugira ngo umukorere igitangaza. Dore yuko ugomba kumutunguza igitangaza ku kwezi kutari kwarangira kuno kwezi kwa 12. Haleluya.
ndabona ngo buri wese uku kwezi kwa 12 uzamutunguza igitangaza. Umuntu wese wabashije kureba iyi video akayisoza ngo uzamutunguza igitangaza ku kwezi kwa 12. Guhaye icyubahiro Mana, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Urakoze nyaguhora ku ngoma, simbuze byinshi kandi byo tukeneye byose urabizi, kandi nanjye ukomeze kungirira neza. Kandi mwami Mana, tiye bugufi n'imbere yawe kugira ngo Uwiteka ungirire neza. Ibyo mvuze ndakwinginze bya isengesho nari mu gusenga, Uwiteka nyiringa Imana, ndakwinginze kugira ngo regere kuri benshi, kandi n'ijambo ryawe nibyo rivuze cyase nibyo rintishijemo, ndakwinginze kugira ngo bibe impamu, kuko ijambo ryawe cyuvuze cyose nta kimwe kijya gisohokera ubusa. Urakoze urakarama byiringiro byanjye, ni wowe nizeye kandi ndakwirengera amanywa n'ijoro, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umucunguzi wanjye. Amen. Amen. Reka tugushimire, tugusabire umugisha ku kiganiro cyiza utugejeje ku hanuzi, kandi Imana ikunyujeho. Reka tuvuge ngo Imana iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikakubwe iminsi yose. Yes, murakoze.